Imana igendane namwe, Imana ibakomeze, kandi namwe abari muri za biro tubifurije kuza kwiranwa n'Imana, mugire impumeko nziza mu kazi. Dusuhuje cyane abari mu masoko, mwaremye mu masoko, Imana ibahe gucuruza neza, Imana ibahe umugisha mu byo mwajyanye, muhahe muronke. Nongeye kugaruka rero kugira ngo twongere kugirana ikiganiro cyiza ku ijambo ry'Imana, aho mugiye kukigezwaho ni Uwamahoro Frederic. Tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana, aho twarihaye umutwe ugira uti Imana ikunda umunyabyaha, icyo yanga ni icyaha. Iyo uretse icyaha rwose uri inshuti y'Imana bikomeye cyane, umwizerwa wayo. Ariko iyo utaretse icyaha kirakurimbura, kirakwica, kirakuzengereza, kiguteranya n'inshuti, kigusenyera imiryango, kiguteranya n'igihugu. Icyaha kirarimbura, ariko iyo ukiretse uba inshuti y'Imana rwose, kandi ukazahabwa n'ubugingo buhoraho. Reka rero mbere y'uko tubagezaho iki cyigisho, mbere y'uko tugitangira, tubanze dushime Imana yaduhaye kuramuka. Dusenge Imana. Mana nziza, Mana yera, uri Imana idukunda kandi twitaho mu buzima bwa buri munsi. Waturindiye igihugu cyacu, giha umutekano, giha amahoro, kandi uturindira itorero mu buzima bwa buri munsi wameneye amaraso. Urinze abagenzi bagana mu ijuru, uri gufasha abavugabutumwa, abasenga, ababana nawe mu buzima bwa buri munsi hirya no hino. Rero turagushimye kuko waduhaye kuramuka. Tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana turitambutsa, reka tugusabe tube mikoro, hanyuma utambutse mu ijambo ryawe, ubwire uwo washatse kubwira, ubwire uwo wagambiriye kubwira, kugira ngo ahinduke, yumve imiburo, agaruke mu buntu bwawe no mu masezerano yawe, hanyuma azabona ubugingo buhoraho, azarame kandi azagira iherezo ryiza. Urakoze kuko ubyumvishe kandi ugiye kutuyobora mu ijambo ryawe, tubisabye dutyo mu izina rya Kristo, amen. Nshuti bavandimwe, ubwo duheruka twari turimo tuvuga urukundo rw'Imana, ariko ubu noneho tugeze ku rukundo rw'Imana rugaragaza uburyo Imana ikunda umunyabyaha ariko ikanga icyaha. Imana ikunda umunyabyaha, ikintu yanga ni icyaha. Bigaragarira hehe? Reka tujye mu ijambo ry'Imana, aho dusoma ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Luka. Bibiri tubwira mu mateka ko yari umuganga ukomeye rwose. Hanyuma rero duhereye ku murongo wa 6 w'igice cya 19 hagira hati, yururuka vuba, amwakira anezerewe. Abantu bose babibonye barabyivovotera bati, dorere agiye gucumbika ku munyabyaha. Maze Zakayo arahaguruka abwira umwami Yesu ati, dore databuja, umugabane wa kabiri w'ibintu byanjye ndawuha abakene, kandi umuntu wese nambuye ndabimuriha 4. Yesu aramubwira ati, uyu munsi agakiza kaje muri iyi nzu, kuko nawe uri umwana w'Aburahamu, kandi umwana w'umuntu yazanywe no gushaka no gukiza icyari cyazimiye. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Iri jambo ry'Imana rero nk'uko tumajije kurisoma, niryo ryanteye cyane kuvuga ngo Imana ikunda umunyabyaha. Zakayo yari umwe mu bantu bakomeye batoroshye, yari umukoresha. Bibiri tubwira ko yari umukoresha mukuru. Yari umukoresha mukuru ukomeye, hanyuma agakora mu bijyanye n'imisoro. Ariko Bibiliya ikagaragaza ko Zakayo iyo mpano yayikoresheje nabi. Ako kazi yagakoragamo nabi. Ikintu cyatumaga agakora nabi nuko yari umwambuzi. Bibiliya imushinza ko yari umwambuzi, yari umuhemu. Yamburaga uwo abonye, yamburaga abaturage, kugera ku rwego abamuzi bose bari bazi ko Zakayo ari umwambuzi.
hanyuma Zakayo rero Yesu aza kuza, arangije aramusura. Bibiliya itubwira ko yari umukoresha w'ikoro, ariko noneho Zakayo Yesu amusuye, abaturage bari bazi ko atagiwe kubera ko ari umunyabyaha, bari bazi ko ari ikivume, bari bazi ko ari umuntu Yesu atagerera mu rugo, bari bazi ko Yesu yajya ahandi hantu ariko urwo rugo akarwihorera, maze Yesu agiye kuza aba ari rwa rugo ajyamo. Haleluya! Yesu arugezemo, arangije aratangira asangira nawe, amwerera imbuto, basangirira ku meza. Ngo abaturage babibonye barivovota bati se Zakayo ko ari umwambuzi, Yesu ukaba umukiranutsi, agiye muri rwa rugo rw'umunyabyaha gute? Zakayo agize isoni, agize ibimwaro, abonye umucyo wamuritse iwe mu nzu, arahaguruka ngo aravuga ati umuntu nambuye ndamusubiza ibye inshuro nzikubye 4. Haleluya! Umva ubutsinzi bw'Imana. Zakayo arangije rero asubiza abo yambuye ibyabo, aranabakubira rwose inshuro 4. Nshuti rero muvandimwe, icyatumye dutegurira ijambo nuko nawe wageze ahantu wiheba, wiciriyeho iteka. Uretse nawe n'abandi baguciriyeho iteka, batangiye kukwereka ko uri umwambuzi mubi, uri umujura, waribye, uri ruharwa, ariko nta kure cyane kutatuma Yesu agusanga ngo akwegere, akuganirize, agukure mu bibazo urimo, agukure mu byaha byawe. Ikintu Yesu agusaba ni ukureka icyaha. Ahari waba waragiye mu buraya, ukagenda ugasayisha neza neza neza, ukaba ruharwa, ariko uyu munsi wa none Yesu aho hantu aragukeneye ngo agukureyo, aguhindure muzima, aguhindure uw'igiciro, aguhindure muri karitsiye, ube umuntu mwiza wemerwa na buri wese kubw'ineza Yesu yaguhaye. Nta kure cyane. Ahari waba waragiye ubwira abantu nabi, uri umunyamujinya, uri umuntu urwana, uhangana kutuba, ari wirwa urwana, ari we usinda buri munsi, ari wowe urara mu mihanda, Yesu ajya gukurayo. Yesu avana aho hantu, Yesu arakuzana akakwiyegereza, yarangiza akakubwira ngo mwana wanjye reka ibi byaha biri kukugirira nabi, biri kuguteranya n'imiryango, byaguteranyije n'inshuti. Yarangiza akakubwira ngo ururuka uve mu byaha, ururuka uve mu buraya, ururuka uve mu busambanyi, ururuka uve mu bujura, ururuka. Hanyuma ubundi agakiza kakazi wawe, abantu bose bakakubona warahindutse, uri muzima, wavamo umuyobozi mwiza, wagira abandi inama, wakomeza abadakomeye, wahumuriza abababaye, kuko nawe Yesu yagukuye mu byaha. Ntabwo ari aho wonyine bigaragara gusa, hari ikindi gihe umugore yafashwe asambana, ngo bamuzanyeho amabuye inyuma, baravuga bati tugiye kuyamukubita, tumukubite tumwice. Ariko ngo ahageze, bageze imbere ya Yesu, haleluya, Yesu akunda umunyabyaha akanga icyaha. Ngo arangije arebye uwo mubyeyi, nubwo ari indaya, ngo aramureba, ngo aravuga ngo utarakora icyaha nawe namuteriwe. Bose barabura, basubira inyuma. Erega nabo bari bafite ibyaha, niyo mpamvu batinye kumutera amabuye. Nuko ngo arangije aramubwira ati mugore, ba bandi bose bakuregaga barihe? Ba bandi bose bashaka kugutera amabuye barihe? Birangira ngo avuze ati ntawe ndeba. Icyo nicyo dukundira Yesu. Yesu yageze ahantu aba umucyo. Hanyuma rero byaje kurangira ngo amubwiye ngo mugore, igendere, ntuzongere gukora icyaha ukunda. Iyi nkuru igaragaza rero yuko Yesu akunda umunyabyaha akamwiyegereza, ahubwo icyo yanga ni icyaha. Uyu munsi urakangurirwa rero kubwirwa ngo reka icyaha, va mu bujura, va mu busambanyi, va mu ngeso mbi, va mu mabandi. Reka ibyo byaha byo gutera inzu nijoro ku ngufu, ujya kujya gusenya amazu y'abandi.
hanyuma uze Yesu akugirire neza, Yesu akwiyegereze, Yesu aguha ubuzima, Yesu aguhumurize, Yesu agukomeze, Yesu akwiyegereze, Yesu aguhe amahoro, maze ubundi urugo rwawe rutungane. Wa mugabo we, va mu bandi bagore maze wirebere ukuntu Yesu akugirira neza. Uzi ikintu agiye kugukorera, urugo rwawe rutunganya ruhura umurongo, abana bawe bagiye abanyamabwenge, minerevare ziboneka, utangire wishyurira abana, uyavane mu burayi, uyavane mu kabari, uve mu ngo z'abandi batazakwicisha agafuni. Garuka wegere Imana, iragukunda, ikwitayeho, igufiteho umugambi mwiza. Yego wagiye mu ngo nyinshi, ntabwo waguyeyo, ariko Imana yo iragukunze. Binubane n'umugore wawe, mwongere mwikundanire kuko mwafiyansanyaga, urukundo mwari mufite kirya gihe rugaruke, maze ubundi urugo rwanyu rwongere kubona amahoro, mukomere rwose. Yagiriye neza Zakayo, ikagirira neza uriya Musamariya wari wararanye n'umugabo, Yesu akamubwira ati n'uwo mwararanye si uwawe, nuko akamwemera kumuha amazi amumara inyota. Nawe azakumara inyota, uve mu kabari, we kugumya kuba akanyota, we kunywera amafaranga y'abandi y'amatsinda, ahubwo ugaruke wegere umwami Yesu akumurikire umucyo, ugende mu mucyo, ube mu mucyo witeka. Reka tugarukira aha rero. Icyigisho twari twabateguriye ni ukukubwira ngo Yesu aragukunda, akwitayeho. Nubwo uri mu bitaro ukaba urimo, wikwiheba kubw'uburwayi ufite ngo wenda ngo nakoze ibyaha byinshi. Oya, icyo Yesu ashaka nuko wareka icyaha cyawe, ubundi mu burwayi muri kumwe azagukomeza, azakuvura, azakugira neza. Komera wikwiciraho iteka, acyagufitiye imbabazi n'impuhwe. Reka tugarukira aha rero, tukwijeje cyane ko agace waba urimo, aho waba uri hose, urwego waba uriho rwose, icyo waba urimo cyose, Yesu aragukunda, agufiteho umugambi mwiza, arashaka kureka icyaha, hanyuma ukaba muzima, ukazagira ubugingo buhoraho. Murakoze cyane rero, ngaho aho uri hose tugiye gusengana. Niba watsinzwe, ukomere, ureke icyaha, ubundi Yesu azagumya abane nawe kandi akugirire neza. Mwami Yesu, mwana w'intama w'Imana, hirya no hino bari bateze amatwi, abari hirya no hino bumva ijambo ryawe, bumva uburyo ukunda umunyabyaha. Hari abarara mu kabari, turabasengeye ubakureho ibyaha byabo kuko ubakunze, bagaruke babe bazima, bagire ubuzima muzima, bagire roho nzima mu mubiri muzima. Hari abandi bagambiraga kwiba, bo barabiretse. Mana bagire neza, ubuntu bwawe bubasage. Urakoze kuko ubyumvishije, urakoze ko ari amahoro yacu, kugiye kugira buri muntu neza. Abaguye bavuye mu nsengero bakareka bagasayisha, ubagarure ubiyegereze. Turabasabiye ku Mana kandi twizeye kuzabagirira neza, mu izina rya Yesu Kristo turakoze. Amen.